Leta y'igihugu cy'u Rwanda yasohoye itangazo by'umwihariko rireba abanyeshuri barangije bose kwiga ndetse muri iryo tangazo hakubiyemo ibintu byinshi, harimo n'itariki amanota y'abanyeshuri azasohokera bakoze ikizami bo muri pirimeri ndetse n'abo muri segonderi. Ibi byose akaba byo tugiye kurebera hamwe muri rino tangazo Leta y'igihugu cy'u Rwanda yashyize hanze. Gusa mbere na mbere yabanjije kubwira abanyarwanda by'umwihariko ubwo ni urubyiruko rurangije kwiga by'umwihariko mu mashuri yisumbuye mu wa gatandatu, babwira ko ikintu cya mbere agomba gukora ari ukwitwararika kubahiriza indangagaciro z'igihugu, kuzikurikiza ndetse no kuzishyira mu bikorwa. Ikindi kandi bagahugura na barumuna babo basize mu mashuri. Ibi ngibi nyuma y'uko u Rwanda rwabonye ko abanyeshuri basigaye barangiza kwiga aho kugira ngo bashake ibyo bakora, nubwo byaba bibahereza amafaranga make ariko agashyika bagategereza ko ngo bazabona akazi ka leta. Leta yatangaje ko igihugu cyose itagihereza akazi kandi koko birumvikana, twese tugomba kwiga ariko ntabwo twese tugomba gukora muri leta, kubera ko nyine urumva ko igihugu cyose cyaba gihindutse abakozi ba leta kandi nta muturage uhari, ntaho igihugu cyaba cyerekera, nta n'aho cyaba gikorera. Ibi ngibi rero akaba ari byo igihugu cy'u Rwanda cyabwiye urubyiruko, kibabwira ko bagomba kwitwararika kandi bakagira indangagaciro nk'iz'umunyarwanda wese umaze kugira aho yigeza, ndetse nabo ngo bagashaka icyo gukora. Gusa reka turebere hamwe itariki amanota ya pirimeri ndetse na segonderi guhera mu wa gatatu segonderi ndetse no mu wa gatandatu pirimeri. Ayo mu wa gatandatu segonderi yo itariki ntabwo ziratangazwa kubera ko ni ibintu biba bigomba kubanza kwitonderwa, bakabanza bakabishyira ku murongo kugira ngo amadiporome azaze nta kosa na rimwe ririmo, kuko hari igihe ubona nk'amanota yasohotse ugasanga abana bari kuvuga ngo byagenze gutya na gutya, ariko kwa kataro baba bakosoye nyine ubwo ngubwo urumva ni uko nguko. Ariko reka turebe uko amatariki ahagaze n'umunsi abanyeshuri bazasubirira ku mashuri. Njye tugiye kubana ndi Isa urwo Rwanda Rumu TV, kore subscribe kugira ngo tujye tubana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Icyo nakubwira ni uko Leta y'u Rwanda amaze kumenyekanisha amatariki y'amanota azasohokeraho. Aya matariki rero, pirimeri amanota yayo azasohoka ku itariki 27 azaba ari saa 5 z'amanywa. Segonderi azasohoka ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani, naho azaba ari saa 5 z'amanywa, niho amanota azasohoka. Abanyeshuri rero bazatangira kureba biga segonderi ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani, azaba ari saa 5 z'amanywa, niho amanota yabo azaba amaze kugera ku rubuga rwa Google rwa NESA www.nesa.com, niho ayo manota azaba yashyizeho kugira ngo abanyeshuri babashe kuba bayareba ndetse babashe no kuba bamenya ibyiciro bajemo. Kuko twababwiye rero NESA yavuze ko uzabona munsi y'amanota 50 nubwo yabona 49.9, yewe bashaka agashyiraho n'akandi kadomo n'ibindi bice 9, utagutekereza kuba wabona diporome wiga mu wa gatandatu segonderi, ariko mu wa gatatu ho bazafatira ku manota nk'ayari asanzwe, kubera ko amasomo aba ari menshi. Kuba wabona amanota 50 abana benshi biba bigoye, kandi urumva ko benshi bahita ko basigara. Gusa amatariki amanota azasohokeraho ni ayo ngayo yo kuri 27 na 28 z'ukwezi kwa munani. Ikindi gihari ni uko mu kwezi kwa 9 ku itariki 11 abanyeshuri bose bazaba bamaze kugera ku mashuri bigaho amasomo, kandi azaba bamaze gutangira. Ubwo bazafungura ku itariki 9, 11 bodingi bose bazaba bamaze gushyikayo, bahita batangira kwiga amasomo. Ndagushimiye, ndi Isa uri ku Rwanda Rumu TV, kora subscribe kugira tubana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye.